Kristo akabatizwa aje mu mazi menshi tumubatiza b'umukirisitu yicare tumusengera ku budiyakoni yemewe abo mwarima yemewe aje mu bupasiteri yemewe iby'akavuyo ntabyo dushaka yuzura umwuka wera ubundi tugendane nawe neza mu gace hanyuma Lwanyamuzira yaravuze ngo Family Studios. ntago byoroshye murabireba ko turi mu modoka. Iyi ni modoka ziriya zimenyerewe ku bwoko bwa Hipsam. Abantu ku mihanda murabibona ko ni bakeya ariko kigaragara imbere na mbere ni ibiti na mabuye ni byondo ni imihanda mibi. Mu modoka nkuko mubibona uwo ni shoferi udutwaye ariko imbere yicaranye n'abantu batatu kuko urabona mu mwanya wicaramwo abantu babiri harimo abantu bane cyangwa mu mwanya wicaramo shoferi n'undi mugenzi umwe bicayemo ari abantu bane. Natwe rero turagenda hano mu mwanya wa kabiri aho twicaye ho urumva bamwe bicaye hejuru y'abandi ntago byoroshye bamwe bari hejuru y'abandi abandi nabo birasa inyuma yacu ni turatekeranye ariko twarabibabwiye turanabibemera yuko tuzajya tubashakira amakuru uko bwije nuko bukeye. Twageze rero mu nzira biba ngombwa yuko aho imodoka zigera bitaba bigikunze biba ngombwa ko dufata moto nayo turagenda gutwirira bije biragaragara ndetse buri muntu wese dutangira kwibaza niba tugerayo. Uruzi rero turarwambutse ntabwo iri buze kuba inshuro imwe ziri buze kuba ebyiri kuko abarimo kutuyobora batubwira bati muraza kwambuka uruzi rwa mbere mwambuke n'urwa kabiri. Twakomeje rero murabibona ko ntabwo byoroshye ariko kuko twabibemereye yuko tuzajya tubibafasha. Iki ngiki murakibona ko ari icyaro gikomeye cyane ahantu rwose ari bwa buhanda bumwe bwa hariya aho twavukiye nk'uko muhazi mu byaro byiri iwacu ariko nka Divine Family TV tugerayo hose turagenda. Ngubu bimaze kugera mu masaha y'isa 11 yegera rwose mu kabwibwi cyangwa se mu ijoro ariko byose twarabibemereye kubera ko twabyemeye tuzajya tubibakorera kandi tubagezeho serivisi nziza cyane. Ni igiciro kiduhagurukije uyu munsi. Amakuru twamaze kumva yuko hari ibibazo biri muri paruwasi ya Kisara umudugudu wa Kasubi ubwo ku cyumweru Bright na timu yiwe bari buze kubibibwirira. Tumaze iminsi tukora ibintu tubishyira kuri social media biciye ku matelefone ariko byabaye ngombwa ko duhaguruka. Ahangaha murabibona ko twafashe umumotari niwe turimo kugenda nawe kubera ko ahagendwa n'imodoka imihanda yarangiye. Natwe ntabwo tujya turyama rwose twafashe icyemezo murabibona ko bwamaze kugoroba rwose akabwibwi karaje butwiriyeho ariko twebwe nka Divine Family TV twiyemeje kubagezaho serivisi nziza kandi zinogeye buri umwe wese. Serivisi zigera kuri rubanda, serivisi zikuramwo abantu ibitekerezo bimwe bitari byiza bituma iyo ibintu byamaze kujya ahagaragara cyangwa se byamaze kumenyekana bihita biba ngombwa yuko amazimwe ashira. Ahangaha rero murabibona noneho bwadomanye umumotari imbere yanjye turagenda bwije amashiringi ni menshi ariko tugomba kwishyura kugira ngo tugere ku byo dushaka kumenya cyangwa se tubagerere ku byo mwifuza kumenya. Munsi rero turi kuri gahunda igendanye n'itorero Adepr. Abantu bo mu byaro bavuga ngo barabonabona noneho kuko twagiye kugira ngo tumenye riri atari byo kuri telefone kugira ngo ejo hatazagira uvuga yuko ibyo tuba tuvuga wenda twihamagarira abantu bagenzi bacu tukavuga ngo muvuge gutya na gutya cyangwa se muvuga aya magambo kugira ngo itorero ry'Imana ritagaciro. Itorero rimwe intambara ariko Kristo agomba kuzirangiza. Rero reka nze tugezeyo burije ndabona ko nta kiganiro twakorana kuko murabona ko na kamera ntago zigikora ariko aho tugererayo hose ndabyizeye 100% yuko narara byagenda bite turakora ikiganiro. Reka nze rero nduhuke.
twaganiriye nabo nese ubundi abashagira ngo ngire icyo muvuga akamunenga akaba ari njye umuvuga ibyiza se mbitamuzi ariko siko oya no kuvuga ngo byanze bikunze ngeze hano muri paruwasi ya Gisara. Muri paruwasi ya Gisara rero mwebwe abakurikiye Divine Family TV murabizi ku cyumweru cyashize nababwiye ikibazo gihari ndetse biba ngombwa ko tukigaragaza dukoresheje telefone baduhamagara batubwira ibibazo bihari. Biba ngombwa ko ayo makuru tuyakurikirana none uyu munsi byabaye ngombwa ko Divine Family TV tumanuka iyi televiziyo nkuko imaze kuba televiziyo mu baturage. Muri aka kanya twageze ku itorero rya Adepr Gisara, paruwasi ya Gisara niko yitwa hanyuma iriho paruwasi ya Gisara iki umudugudu wa Kasubi yes umudugudu wa Kasubi. Bivuga ngo ku cyumweru mwaraduhamagaye mutubwira yuko Bright yazanye na timu y'abantu baje kubasura. Nyamara ku cyicaro Kampala bari batangaje amakuru yuko ngo hari itorero ryabo ryaho mu nkengero ya Kampala ryagize ibirori biba ngombwa ko abijyamo. Dutungurwa nuko twumvishije amakuru yuko Bright yaje iwanyu. Yaje mwamutumiye umuyobozi wa paruwasi waduha amakuru y'incamake abantu bakurikiye Divine Family TV bakamenya n'igiki kigenda mu maso. Amazina yanjye ni Mico Myiza Innocent uyoboye paruwasi ya Gisara. Ku cyumweru nari nateraniye ku mudugudu wa Kasubi. Noneho twari turi mu materaniro nka saa 5 aho ngaho nagiye kubona mbona umugabo bita Gaspari arinjiye na Damascene arinjiye na Bright nawe arinjiye. Ubwo rero bamaze kwinjira bicara mu bakristo bisanzwe biyanzura mu bashitsi ba buri munsi. Ubwo rero twatekereje buryo ki binje mu itorero ryacu kandi tutabahamagaye. Nyuma yaho rero twarangije iteraniro, tumaze kurangiza iteraniro ubwo barasohoka hanze nta jambo twigeze tubaha. Ubwo bamaze gusohoka nibwo nagiranye ikiganiro na Bright. Ubwo rero Bright ndamubwira ndi uri kubona ute Adepr yacu yobonewe na Twagirimana Antoine ni yanyu ya Lwanyamuzira Jofure. Ubwo Bright arambwira ati byo byonyine no ku mudugudu kubireba biratangaje, gahunda nabonye no kubonera kwayo ntaho bihuriye ni ya Lwanyamuzira Jofure. Aravuga ati cyambere Lwanyamuzira Jofure nubwo dufatanyije n'umugabo uhubuka n'umugabo w'unyamujinya n'umugabo utazi gahunda y'itorero asa n'umuntu utarizeho na gake isomo ryo bita leadership. Ati ubwo rero gusa mu rukiko hari uko baciye imanza yenda se ashaka no kugerageza ko mu rwego rwa Lwanyamuzira ko bamurengeye ariko dusanga nawe hari ntazi gusoma iby'ikoti yanzuye. Ubwo rero aratubwira ati ariko hamwe n'abagenzi banje turimo dushakashaka buryo ki twahura n'umuyobozi Twagirimana Antoine tukicara hamwe ibya Lwanyamuzira tukabikora wenda n'ibya Antoine tukaba tubikuyeho tukagira amatora meza bitubereye byiza tugatora Twagirimana Antoine kubera ko wazi ubuyobozi n'imiyoborere mu rwego rw'itorero rya Adepr byadufasha Adepr ikabimwe kubera ko twese dukura itorero ryacu kandi cyane Adepr bitarabana. Ubwo rero twarangije muri ubwo buryo barataha baragenda natwe dusigara ku rusengero. Ariko nyuma yaho nza kuganira n'abakristo bati twahungabanye se n'uyu munsi gusa amaze iminsi muri iki cyaro ari magenda n'abantu babayobozi barimo batera ubwoba abakristo bavuga ko batsinzwe bavuga ko bagiye kutwirukana mu nsengero bakazisengeramo. Ubwo abakristo nasanze bafite ikibazo cy'ubwoba ariko nyuma yaho turabahumuriza hamwe no kubereka insara z'umusango. Nyuma yaho rero bitubera byiza tuvugana n'umunyamakuru tukaba tugenda hari Twagirimana Antoine ashobora kutubwira yerekeje mu ruhande rwiwe Lwanyamuzira Jofure n'abandi batubwira berekeje mu ruhande rwabo. Ariko reka tubaze umunyamakuru wari kuri tere. Uwo munyamakuru rero yatubwiye neza dusubizamo imbaraga kandi atubwira ukuri kose ko Uwiteka Imana arimo ari gusesema ingoma ya Lwanyamuzira n'abakozi biwe ahubwo ko mu minsi iri imbere yasagiye kuduha ijambo ibyangombwa bikaza Adepr iyobowe na Twagirimana Antoine ikagenda mu birangira gucya nyakubahwa umunyamakuru. Ubwo turimo
rero kuri Cicaro wadusuye muri paruwasi ya Gisara ubu turaho turakomeye abayobozi bacu batubigejejeho uko urubanza rwaciwe noneho dukomeza kugenda tubaririza n'ahandi turiho dufite umunezero kandi dufite ibyiringiro ko Uwiteka Imana ni mu ruhande rwacu tugiye kuzatsinda Adepr Pentecostal cyacu iyobowe na Ntwani. Aha, hanyuma rero ndabona hano hari abantu benshi. Aba ni abakozi uyoboye mu mudugudu iwawe? Muno harimo abarimu dukorana umurimo w'Imana muri paruwase ifite imidugudu 6 n'abarimu ni 6 hamwe n'abadiakoni nkuko uri kubareba n'abasekreteri ba paruwase aba bose buri kubona nibo bamwe kuri bake bakorana umurimo w'Imana nabo muri paruwase bwite ya Gisara. Nshuti bakunzi bakurikiye Divine Family TV narabibabwiye ngo ahantu hose tuzatubagererayo. Byarangoye kugira ngo tugere aha hantu, ngira ngo mwebwe mwabikurikiye cyangwa se muri mudukurikirana mwabibonye urugendo rwa rurerure aho twateze imodoka. Can imagine ahantu imodoka ishobora kwicaramo shoferi mu mwanya wa shoferi imbere akicarana n'abantu 3 inyuma. Ubwo ngubwo twebwe twari bari badutekeye bikomeye cyane, ariko turavuga ngo byanze bikunze kubw'umurimo w'Imana tugomba kugera aho hantu. Byaratugoye rero turaza n'amamoto butwiriraho bugeraho tugeraho tutakibona aho duca naho tuva, ariko turangiye turavuga ngo byanze bikunze tugomba kugerayo. Uyu munsi rero twagezeyo, murabona hari abagabo bameze neza basobanutse. Dirijani nabonye muririmba neza. Vraiment korali yanyu nayikunze kandi naje nzabahikiramo. Nzabahikiramo ndetse nzabafasha kugira ngo indirimbo zanyu zimenyekane. So hanyuma rero muri abakristo b'itorero Adepr. Itorero Adepr mu mazi minsi murwana n'intambara z'umugabo witwa Lwanyamuzira Geoffrey. Izi ntambara mu Rwanda nazo nkuko musenga, iyo musenze Imana ibabwira ngo kuko ndakeka ko bishoboka ko hari abantu baba batagisenga bo bakaba bagendera mu kigali cyo kuvuga ngo intwaro y'igitugu cyangwa se intwaro y'imbunda cyangwa se intwaro y'igikenyero ariko noneho mwebwe niba musenga ndazi tukaba nkuru niko nababwiye na Lwanyamuzira nyavuga ngo amafuti abantu bari bose bakora azajya kwambara. None rero ndashaka kubaza umuyobozi wa paruwasi, iyo musenzi bani babwira nyakubahwa munyamakuru, aba bantu bobona n'abanyamasengesho badakunze kumva amagambo gusa no kwagenderaho, ahubwo bazi kwibariza Imana. Imana yacu rero ni Imana ivuga ku mugaragaro, ikoresha abantu batandukanye igakorera muri bo. Gwe rero dukunze gusengera mu nsengero, hanze yazo mu butayu tukurira imisozi, Uwiteka Imana kagira icyo tubwiye. Iyo dusenga Imana tubwira ko iri mu ruhande rwacu kandi kizatuneshereza. Hamwe n'ibi byo turwana nabyo n'ukuntu Lwanyamuzira yumvisemo kuza kufata iri torero ku ngufu, itubwira katariyo yamuduhamagara ngo tuyobore, ahubwo ifite gahunda yatumye iri torero riza muri Uganda, ifite impamvu yazanye twagira Imana Ntwani kuko nawe afite ukuntu yaje n'impamvu Imana yagiye imunyuzamo kugeza imbusobanura akaba ari we unatuyoboye. Ntabwo ari amarangamutima, ariko Uwiteka Imana ajyavugana natwe ko iri torero igomba kuzarikura mu maboko ya Lwanyamuzira ku mugaragaro, ikariha abarikwiriye bananye n'iryo kandi banyuze mu mitendere mitufu yo kugira ngo baba abayobozi nyabo koko bemerwa n'Imana ndetse bemerwa n'itorero. Hanyuma hari ikibazo nshaka kwibariza abantu. Wumva hari ikintu akiziho cyangwa niba uri mu kisubirize rimwe ni mwebwe mubizi. Lwanyamuzira aza mu itorero Adepr kubera ko namubajije ikibazo arambwira ngo ntago akeneye abamuhibaru, ngo ahubwo icyekereye nuko baza kumusengera. Itorero Adepr mu mahame yaryo ntago nagiriye ubuntu bwo kuba umwadepr. Muri aka kanya nubwo turi kumwe aha ngaha ntago ndi umwadepr, ariko nkunda Imana. Ikindi nubwo ntari umwadepr, uruhande rurimo kuri kuko ndabizi ko ibi bintu iyo umuntu abigenzemo nabi bitera umwaka. Nagira ngo mbibarize rero ikibazo kimwe, nukuvuga ngo muri aka kanya Lwanyamuzira aza bigaragara ko hari urwego rwamwohereje tutarasobanukirwa, yerekanye ibaruwa y'urwo rwego, wenda ibaruwa ya sema imwemerera kuza kubayobora ngo tumenye ko muyobowe n'igisirikare. Niba icyo kugira ngo Kampala bamenye ko uri umukristo wa Adepr witwaza iki? Rekomandasi
witwaza rekomandasiyo Itorero. y'iki Itorero. bivuga ngo umukristo kugira ngo yemerwe ko ari umukristo sibyo yitwaza iki rekomandasiyo hanyuma umupasitori kugira ngo yemerwe ko ari umupasitori yitwaza iki ikadi y'umurimo cyangwa ibaruwa imwohereza muki mu murimo sibyo hanyuma Lwanyamuzira iyo avuze ngo ntakeneye ko bamuha ibaruwa ngo icyo akeneye nuko bamusengera ni bande bamusengera ni bande abavuga bamusengera kuko ababyeyi bashobora kumusengera bataramutumye bamusengera bataramutumye hanyuma noneho rero mbabaza ikibazo kimwe uyu munsi bibaye ngombwa ko hasohoka ibaruwa iturutse mu Rwanda ndaza kubivuga gutyo kubera ko ibintu byarasobanutse twari mu kintu cy'ikijijo nanjye nubwo nakurikiranaga amakuru nayo yatahuye neza ubwo twajyaga mu rubanza ubwo umucamanza yavugaga ngo Rugero Inyange ngo kuba atari mu ba directors b'iri torero Adepr ngo nta gaciro agize ate afite sibyo hanyuma barangije bavuga yuko Lwanyamuzira nawe donc no kuvuga ngo uteye mu itoci ku rundi ruhande nawe is not direct sibyo niba atari direct bivuga ngo nawe nta jambo afite iki afite muri iri torero ubaka kanya umunsi itorero Adepr yabazaniye ibaruwa ikaza ivuga ngo umuyobozi wacu ngwino hano muze urugero baravuze bati uyu musaza niwe duhaye ububasha bwo kuyobora itorero muzabyemera cyangwa ntago muzabyemera abazabyemera nibagire bivuga ngo mwe nta kibazo mufite cy'umuntu uzayobora itorero umuntu ugomba kuyobora itorero n'ugomba kuba afite iki ibyangombwa bivuga ngo aka kanya ndongera mbabazi uyu musaza wenda arimwo hano muri mwembe Lwanyamuzira aje afite ibaruwa ivuga ngo baramwohereje ngo aze kuyobora itorero muzamwemera ntimuzamwemera umva tubanza tugusumbuka impamvu tutazabyemera yamanje kudusumbuka yaradusuzuguye aha uburetse yarabasumbu reka nze mbaze umukuru kuko zitukamuhura nyakubahwa umusoro none bahaye ibaruwa Lwanyamuzira ngo aze kutuyobora twasigarana ibibazo Twabyemera ariko mugasigarana iki? Umva ntabwo twabyemera twagira ibibazo. Icyambere dufite uko itorero ryacu rya Adepr rimeze. Ese yabaye umukristo? Ese yabatijwe hehe? Yabatijwe nande? Kuba afite ubukristo tugomba kubanza kububaza. Icya kabiri yahereheho ubupasitoro se ninde wabumuhaye? Icya gatatu ninde wamusengeye? Bene ibyo byiri kutubaza. None ngo mu byo tumuzimo ntabwo yigeze asengerwa n'itorero rya Adepr Pentecostal Church kuva mu Rwanda nangase ko bayobozi bari bariho inahangaha mu Rwanda. Noneho reka mbibariza ikibazo. Ibyo bintu numvishije ngo kava amahanga ni wamuzanye. Murabizi? Ntabyo tuzi ko kava amahanga. No kava amahanga nawe. Donc bivuga ngo Lwanyamuzira ninjira mu itorero nta muntu uzi. None se mubajije Rugero Inyange babwira yuko batamusengeye. Lwanyamuzira ntago bigeze bamusengera. So icyo musaba murasaba ko banza kabiki abakurikiye Divine Family TV uyu mugabo muramwibuka yaravuze ati umugabo ntago yigeze aba umukristo none ngeze ku cyaro nsanze ariyo makuru ahari bavuga bati ntiyigeze aba umukristo wa Adepr bivuga ngo ntago mwamwemera none se ubwo Adepr ntago yaba yateyemo itoci kamenya yuko akwiye kuyobora kandi itorero ari rya Kristo akaba ari uri gushaka abayobozi turi ku masengesho mwebwe mu muro murasenga hanyuma rero akabazo kamwe soza nagira ngo mbibarize muri aka kanya Lwanyamuzira ku kibazo yateje ntago yabateyemo umutima mubi cyangwa se ihungabana ku buryo mutamugirira icyizere nezo byakongera bigasa nkaho bitabukuko yarawuduteye noneho rero sasa ikibazo nshaka kwibariza bisoza ni ukuvuga ngo muri aka kanya Lwanyamuzira aramutse yemeye kugonda
mwakwemera ko aba umukristo wa ADEPR wo hasi udafite icyubahiro by'amajenerali udafite inshingano ibintu byo kuvuga ngo ibyubahiro by'umujenerali majoro no akaba umushumba nk'abandi cyangwa umukristo akabatizwa aje mu mazi menshi tumubatiza ab'umukirisitu yicare tumusengere ku budiyakoni yemewe ab'umwarima yemewe aje mu bupasiteri yemewe iby'akavuyo ntabyo dushaka yuzura umwuka wera ubundi tugendane nawe neza mu gace hanyuma Lwanyamuzira yaravuze ngo ntago ngo mwebwe ngo mwirwa mugendana ngo abaroya b'abayisilamu ngo Imana yanyu yananiwe kwiburana ntungurwa nuko mu kote twahuye afite roya uriya muroya hari ikimenyetso kibereka ko ari umurokore cyangwa ari umwadeperi birashoboka ko ari umuyisilamu roya bari umukozi wa donc roya bari umukozi nta ruhande agira nta ruhande na rumwe agira ahagararamo rero aho ngaho nkavuga ngo iki kintu aho none ntabwo nabwo bigaragaza muri social media yuko Lwanyamuzira kabije kugira ibinyoma mu kanwa ke birenze kamere aha wowe urabitubwira iki icyo nabivugaho Lwanyamuzira yabanje kwiyita ministries bigeze nyuma numva ngo yise genoki ibintu tutazi arongera ahindura muri ADEPR yacu aba ariko yita amazina uri kubona ko ari umuntu w'umunyabinyoma cyane yanaje yitwa bishop ku ikarita twarayibonye iyo karita mwarayibonye mwese mwarayibonye yuko ari bishop aho bamwimbikiye bishop aha ngaha nta bishop baba kandi akitwa ngo ni mucunguzi akitwa mucunguzi kandi mucunguzi yavuze yuko yaje gucungura yavuze ko yaje gucungura yatanze yamenye amaraso ndabizi natwe byarafite hano ku mudugudu wa Kasubi hano ku mudugudu wa Kasubi ni igiki mwabwira imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda n'abagande bakurikiye Divine Family TV bo icyo twababwira nuko bakomeza kuza mu muryango wa ADEPR Perikostero cyaci bakumva ubutumwa bwiza kandi nyuma yaho bakava mu mabwire no kugenda batubwira ngo abakristo n'abayobozi b'Itorero rya ADEPR n'abagizi banabi batwangisha abantu kandi turi abantu bababwiriza ubutumwa bwiza no kuvuga ngo rero turabwira abantu kugira ngo barusheho kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo kandi basengera mu mwuka no mukuri nicyo nabifuriza abatureba bose kuko turababwiriza ubutumwa bwiza tubwira amahanga yose kugira ngo yihane ahindukire kuri Yesu Kristo ahubwo ndagiye kuvuga icyo nanjye ndagutuma wewe ukunze kuganira na Lwanyamuzira kubwa mbere yitwaga bishop ubakabirya bishop yararikuyeho abari barari mwise babonye katari kwireba bari mukuraho yongera yiyita reverend byonyine weho bihagaze biti kuze kuganira nawe urakoze aho ngaho reka ku kantu gakorere analyse muri uru rugendo rwa Kristo bisaba ko duca bugufi iyo wishyize hejuru Imana igucisha bugufi ntago rero twaza kubitindaho ibyo ngibyo kubera ko na Bright yabaye overseer wa region ya Kampala aje mu mudugudu wanyu mwadutangarije yuko yicaje mu ntebe y'iki y'inyuma bivuga ngo nawe ubwiwe yagize ate yiyatagaciro hanyuma rero ntago icyo Bright yakoze mu kirenge cy'uwamutumye kuko uwamutumye nawe niba yaraje ari bishop ubu aka kanya akaba ageze kuri reverend ubutaha azaba ibya bindi mwari umuvuga umukirisi umunyagice n'umeze okay abakuzi bakurikiye Divine Family TV mwabibonye ko tugiye kubaza abantu bose twaharara ariko biragaragara yuko abantu bari aha ngaha bemeye kubaha umunyamakuru ijambo mfite nagutuma numbonera uwo Lwanyamuzira umubaze uti ADEPR yinjira muri Uganda muri 2015 wasengeraga he ese niho wahawe ubishop winjiranye nayo cyangwa se ububonye muri iyi minsi nitwa Byarugaba Sylvestre kuva ku mudugudu wa Namugambe ariko ubu turi Kasubi
ambariza icyo kibazo. Okay. Reka bene data wigeze kuvuga ugire ubundi butumwa uhereza abakurikirana BENE Family TV hanyuma nindangiza soza. Murakoze cyane. Icyambere twavugaho turashimira abanyamakuru bemeye bakaba hafi yacu bakamenya ibyifuzo byacu kugira ngo Family TV n'abayikurikira bose bumve ibyacu. Icyambere turahamagara muri rusange abakristo bacu batewe ubwoba bumvisha impuha bakumva ko iki kibazo nta cyetoro ryacu rifite uyu munsi ikibazo cya Lwanyamuzira inzego zibishinzwe zagikurikirana umunsi ku munsi kandi igeze ku musozo. Icyo twahamagara bari bantu bose bakomeze ku murongo w'itorero basenga Imana bategereze Kristo. Icyo turiho twebwe nuko tazemera Lwanyamuzira. Ari akantu bakomojeho uvuga ngo Lwanyamuzira yabaye bishop abarevurandi biragaragara yuko ugusoza ko tutazamenya n'icyo azabacyo uko niba aratangiye agenda amanuka Bright akaba ari kumanuka akaba yitangiye kwicara inyuma butazajya hanze. Nicyo turi kureba neza bisobanukiwe. Ikindi ntago ari hano gusa si muri kano gace turimo ahubwo abakristo b'Itorero rya Adepr aho baherereye bose abayoboye umunsi na Lwanyamuzira ababeshya ngo arabayoboye turabahamagarwa ku itorero ryabo badatewe ubwoba nta zindi ngorane zihari dufatanye nabo dukorana umurimo. Icyo tuzi neza nuko Imana igejeje ku musozo iki kibazo. Numva twabashimira murakoze cyane. Okay. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bizimana Patrick, umuyobozi w'abaririmbyi muri aka karere. Mu by'ukuri turabashimiye kubw'amakuru meza mutanga, ariko nje ngagira ikibazo mfite ni cy'uwo mugabo witwa Lwanyamuzira. Ikiza nuko twewe nka paruwasi ya Ntwetwe ntabwo aragira muri paruwasi yacu. Murifuza ko agera muri paruwasi? Oya, ntabwo tumushaka na rimwe. Aramutse hageze byamugendekera. Buriya paruwasi yacu iyobogwa n'umwuka, ariko aramutse hageze numva twaje mu mubiri ko ntabwo yabasha gukandagira mu kanisa yacu. Mu yandi magambo muramutumiye niba ari umugabo? Oya turamwamaganye. Ibyo byose kuko nari nshaka kuvuga yuko itorero ryacu rya Adepr twaribonye tubabaye cyane. Twebwe tumaze iminsi inaha cyangwa se imyaka myinshi, nkanjye maze imyaka 11 hano muri Uganda. Nari maze imyaka 6 ndabona itorero ryanjye rya Adepr naribonye mpabaye. Ni ukuvuga ngo mfite ikibazo cyane yuko Lwanyamuzira asubije itorero inyuma. We na corona ndaho bataniye. Murakoze cyane, turi kumusaba rwose aturekere itorero. Nuko abishoje avuga ngo Lwanyamuzira urugendo agiye kururangiza nawe abaye corona. Nawe atandukaniye na corona. Nivuga ngo uko corona yinjiye ni nako Lwanyamuzira yinjiye muri Adepr. So rero abakurikiye BENE Family TV bagira ngo babwire ngo turabakunda, muduhamagare mutumenyeshe ibibazo mufite aho ngaho iwanyu mu byaro. BENE Family TV Imana ntago ari nyembaraga nkeya, izajya idushoboza tuhagere hanyuma tuze dukurikirane amakuru yanyu 5 kuri 5. Nkwibutsa wowe kora subscribe, like and share aho uherereye hose kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho 5 kuri 5. Kandi ukoze share inshuti n'abavandimwe bamenya ibirimo kubera mu itorero ryanyu. God bless you. Bagaranyo erambagarize mirere.